bigiye gusobanuka mu izina rya Yesu. Ejo nk'iki gihe Imana y'amahoro igiye kuzana igiye guhuhisha umuyaga mu birere bine. Haleluya. Mu ngune enye zose z'isi Imana y'amahoro itugirire neza. Mu ngune enye zose z'isi Imana y'amahoro itugirire neza. Mu nguni enye zose z'isi. Haleluya. Mu ngune enye zose z'isi hariyo umuntu ufite ibyawe, hari ukuboko kwari gufasha ibyawe. Uko kuboko Imana y'amahoro igiye kugutegeka kuguhereza ibyawe. Hari amaboko yarafashe ibyawe. Ejo nk'iki gihe ayo maboko azarekura. Ejo nk'iki gihe, haleluya, ejo nk'iki gihe Imana izakingura imiryango. Ejo nk'iki. Imana ishimwe cyane. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Abami ba kabiri ibice byaho ni 7, umurongo n'uwa mbere. Mutwe w'ijambo waravuze ngo Elisa hanura yuko bagiye gukira. Imana y'amahoro itugirire neza. Elisa hanura yuko bagiye gukira. Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeli 1, kandi indengo 2 za sayire nazo zizagurwa shekeli 1. Ariko umutware umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Imana y'amahoro itugirire neza. Iri jambo, aya ni amagambo yahanuwe n'umuhanuzi witwa Elisa. Uyu Elisa ahanura ano magambo avuga bino bintu yabivuze mu gihe, Imana y'amahoro itugirire neza, yabivuze mu gihe i Samariya hari harateye ikintu cyitwa inzara. I Samariya hari harateye ikintu cyitwa inzara. Iyo inzara yari yarateye abantu barasonza. Abantu bamaze gusonza, Imana y'amahoro itugirire neza, babura ibyo kurya. Kiba ikibazo, ibintu birakomera, ibintu biragenda birayoberana. Imana y'amahoro itugirire neza. Biragenda birayoberana, ibintu biragenda biragorana, ibintu biragenda biba ikibazo. I Samariya rero kugira ngo Elisa ajye guhanura aya magambo byaturutse kuki? Byaturutse ku kintu, iki kintu ahantu byaturutse ku bagore babiri. Hari abagore babiri bagiye inama baravuga bati inzara iraduhitanye. Inzara iraduhitanye, inzara iratwishe, inzara iratumaze, ibintu birakomeye. Imana y'amahoro itugirire neza. Inzara iratwishe, inzara iraduhitanye, ibintu birakomeye, ibintu biraducanze. Imana y'amahoro itugirire neza. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Haleluya. Arangije ngo bajye inama baravugana bati none inzara itwice, twarabyaye abana bacu, twarabyaye abana, inzara itwice. Bajya inama bati ko ufite umwana nanjye nkaba mfite umwana, waretse tukarya umwana wawe tukamubaga tukamurya. Imana y'amahoro itugirire neza. Hanyuma umunsi w'ejo nabwo tukazabaga undi, tukazana uwanjye nawo tukamurya. Imana y'amahoro itugirire neza. Ejo nkazana uwanjye nawe tukagira gute? Tukamurya. Urumva ko byari byakomeye. Samariya inzara yari imeze nabi kugera ahantu ababyeyi barimo bararya abana babo. Inzara yari imeze nabi kugera ahantu abantu barimo ibintu byakomeye, ibintu byabaye ibibazo. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro itugirire neza.
rero ngo abadamu barabyumvikana, ngo bamaze kubyumvikana abadamu, ngo barangije baragenda, umudamu umwe azana umwana we baramubaga baramurya. Bamaze kumurya, bukeye ejo mu gitondo mugenzi we aramubwira ati ejo twariye iwanjye rero, ngaho rero nawe zana uwawe tugire dute tumurye. Umudamu abwira mugenzi we atumva, n'undi munsi wowe ntabwo uzi uburyo igise kiryana sha, ntinyuka ubugoryi gusa, njyewe nzana umwana wanjye ngo tumubage tumurye, mwana natwise amezi 9 nkamugira ku gise. Ni wowe utazi uburyo igise kiryana, ni wowe wazanye uwawe uramuzana turamurya, cyokoze yararyoshye warakoze. Mudamu ati ngo ki? Nta mwana uzana. Imana y'amahoro itugirire neza. Aho rero aho ngaho niho ngo bahise bafata icyemezo, ngo bafata ikirego cyabo bakijyana imbere y'umwami. Noneho umwami we ntiyarazi ko ibintu byakomeye, aho abaturage bageze ku rwego rwo kurya abana babo. Ntabwo yarazi ko ibyo bintu byakomeye. Imana y'amahoro itugirire neza. Ntabwo yarazi ko ibyo bintu byakomeye, aho abaturage bageze ku rwego rwo kurya, Imana y'amahoro itugirire neza, rwo kurya abana babo. Ahangaha rero Imana y'amahoro itugirire neza, iyo usubiye inyuma mu bice 6 ku murongo wa 27, aho ngaho niho umwami yasubije uwo mugore, aramusubiza ati Uwiteka natakurengera, ibyo kukurengera ndabikura he? Ndabikura ku mbuga cyangwa mu rwengero? Umwami aramubaza ati ubaye ute? Imana itugirire neza. Ngo Uwiteka natakurengera, umva ariko icyo gihe umwami nyiri igihugu, Uwiteka natakurengera, Imana y'amahoro itugirire neza, Uwiteka natakurengera, njyewe ibyo kukurengeza ndabigukura hehe? Ariko Mana, mu yandi magambo, hari igihe kijya kigera hakaba nta wundi muntu wagutabara, hakaba nta wundi muntu wagufasha, hakaba nta wundi muntu wahagararana nawe mu kibazo urimo, keretse Uwiteka wenyine. Haleluya. Keretse Uwiteka wenyine, umwami wenyine. ngo Uwiteka natakurengera, njyewe ibyo kukurengeza ndabikura he? Imana itugirire neza. Uwiteka natakurengera, njyewe ibyo kukurengeza ndabikura he? Ese birava he? Imana itugirire neza. Umwami abibwira umugore, kandi byarashobokaga ko uyu mwami yari afite ubushobozi bwo kurengera uyu mugore. Ariko Imana y'amahoro itugirire neza, uyu mugore baramubwira bati umwami nyiri igihugu, ibaze nko kujya kwa perezida akakubwira ngo Uwiteka natakurengera, njye ibyo kukurengeza ndabikura. Ibaze perezida akakubwira ati Uwiteka natakurengera, njyewe ndabikura he? Biba byakomeye inshuti yanjye, biba byakomeye. Icyo kigeragezo kiba ari ikintu kirenze. Ariko Imana ishimwe ko itagibura uko igenza, Imana ishimwe ko itagibura uko itabara abantu bayo, Imana ishimwe ko itagibura uko yibuka abantu bayo, Imana ishimwe ko itagibura uko irwanirira ubwoko bwayo. Imana ishimwe ko itagibura uko irwanirira ubwoko bwayo. Ntabwo igibura uko irwanirira ubwoko bwayo. Imana y'amahoro itugirire neza. Haleluya. Birashoboka abami bajya bananirwa, abaperezida barananirwa, ibikomerezwa abagabo bakomeye twagiye tubabona, isi yagiye ibatubwira, babayeho bakomeye, babayeho ari abanyembaraga, ariko barapfa, baragenda baribagirana, baragenda bapfa urupfu rworoheje. Imana itugirire neza. Umudamu baba bamukujeho gutyo, bati Uwiteka natakurengera, njye ibyo kukurengeza ndabikura hehe?
hanyuma rero umwami amaze kumva ko abantu bari kurya abana babo aravuga ngo byakomeye, ati nimumpamagarire, Imana y'amahoro itugirire neza, nimumpamagarire Elisa. Elisa icyo gihe niwe wari umuhanuzi. Ati nimumuhamagare Elisa. Araza aramubwira ati mbariza iyo Mana yawe, abantu bageze ku rwego bari kurya abana babo, Imana itugirire neza, iyo Mana irahari cyangwa ntabwo ihari? Iyo ngiyo irahari cyangwa ntihari? Imana itugirire neza, irahari. Cyubahiro n'ikibi cy'Imana, irahari cyangwa ntayihari? Ariko icyo nkundiriye Imana irahari, irahari. Haleluya. Yesu aceceka azi icyo ari bukore. Yesu aceceka azi icyo ari bukore. Yesu igihe cyose, uyu munsi birashoboka kuri mu bibazo, ariko humura, tuza umutima. Yesu azi icyo ari bukore ku buzima bwawe. Yesu azi icyo ari bukore mu rugo rwawe. Yesu azi icyo ari bukore ku bana bawe. Yesu azi icyo ari bukore ku by'akazi. Yesu azi icyo ari bubikoreho. Yesu azi ku cyo ari bukore. Yesu aba azi icyo ari bukore igihe cyose. Uyu munsi ikibazo cyose ufite, Yesu aba azi icyo ari bukore. Yesu azi icyo ari bukore mama. Yesu azi icyo ari bukore papa. Yesu azi icyo ari bukore inshuti y'umusaraba. Yesu azi icyo ari bukore. Yesu azi icyo ari bukore. Yesu nari mvuze ngo Yesu azi icyo ari bukore. Yesu azi icyo ari bukore uyu munsi. Yesu azi icyo ari bureme uyu munsi. Yesu azi icyo ari bukore iwawe mu rugo. Yesu azi icyo ari bukore inshuti y'umusaraba. Yesu azi icyo ari bukore. Yesu azi ikintu ari bukore. Imana yacu niyamamare. Yesu umwami w'abami azi icyo ari bukore. Birashoboka uyu munsi urimo urarira, Imana itugirire neza, urarira. Hari ibirimo kukuriza, hari ibirimo birakuriza, hari ibirimo birakubabaza, hari ibirimo birakunaniza, ariko Yesu azi icyo ari bukore. Yesu azi icyo ari bukore kuri ayo madeni yawe. Yesu azi icyo ari bukore kuri ubwo burwayi bwawe. Yesu azi icyo ari bukore mu rugo iwawe. Yesu azi icyo ari bukore. Yesu azi icyo ari bukore. Yesu azi icyo ari bukore. Aho rero niho Elisa ngo bamubwiye bati tuguhaye umunsi umwe gusa, iyo Mana yawe nidakora. Umwami aramubwira ati Imana nidiramuka itagize ikintu ikora, ntabwo uri bumbaneho. Imana itugirire neza. Aho rero niho twasomye ku bice 7. Imana y'amahoro itugirire. Nari mbasubije inyuma ngo mbabwire icyari cyabaye Elisa ajya guhanura no magambo. Urumva iyo nzara yari ihari, n'aya magambo Elisa yahanuye. Ngo Elisa ngo ahita ajya mu mwuka. Haleluya. Ngo ahita ajya mu mwuka. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo ahita ajya mu mwuka, araziziniwa, arabefodrere, aravuga ngo nimwumve uko Imana ivuze. Haleluya. Elisa arababwira ngo Uwiteka avuze ngo ejo, tomorrow, subiramo ngo ejo, tomorrow. Ntabwo Imana y'amahoro itugirire neza. Ejo, ariko hari umuntu wizeye ejo. Haleluya. Ejo nk'iki gihe, Imana y'amahoro itugirire neza. Elisa ngo ajya mu mwuka, ngo abwira abantu, arababwira ngo ejo, tomorrow. Imana itugirire neza. Kambivuge mu cyongereza kugira ngo ubyumve. Tomorrow, ejo hari inkuru nziza igomba gutaha iwawe. Ejo hari umugisha ugomba kwinjira. Ejo hari umugisha ugomba kwinjira iwawe. Hari telefone idasanzwe igomba gukoringa, igahamagara. Hari email ugomba kwakira mu izina rya Yesu. Tomorrow. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Hari email, hari message uko ugomba kwakira. Imana y'amahoro itugirire neza. Haleluya.
yewe data we, buriya nta munsi ucya neza nko kubyuka mu gitondo wareba kuri telefone. Imana y'amahoro itugirire neza. Wareba kuri telefone yawe uri wirebye neza ugasanga hari message ikubwira ngo wakiriye. Imana itugirire neza. Niba hari message ireba neza mu gitondo cya kare kare, nta yindi message urabona, ni message ikubwira ngo wakiriye. Ariko ntukakire message kubyutse mu gitondo cya kare kare, ukazinduka mu gitondo wareba kuri telefone. Data we, kabyuka ko kubitana n'inkuru zabo mu cyaro ngo yewe ngo abana bose, Imana y'amahoro itugirire neza, ngo abana bose bararwaye, ngo urabona ngo abana bose ngo ibintu birakomeye, ngo yewe ngo nazangurube ngo zimeze. Imana y'amahoro itugirire neza. Yo, Imana y'amahoro itugirire neza. Imana ibarinde kubyukira kuri message z'inkuru mbi gusa. Ko uri umusore ukabyukira kuri message ikubwira ngo yewe ngo shari ngo uzi n'ibindi, ngo buriya ngo cyagiye ngo bya bindi ngo nyine ngo wanteye inda. Yo, Imana y'amahoro Imana y'amahoro itugirire neza. Hari message rwose. Imana y'amahoro itugirire neza. Message ubyukiraho mu gitondo, noneho ukongera ukavuga uti reka nongere ndyame, nshobora kuba ndi kurota. Bavuga ngo Mana umfashe ntibize kuba ari ibyanyabyo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ntibize kuba ari ibyanyabyo ukongera ukaryama ngo wumve yuko uri kurota. Imana y'amahoro itugirire neza. Yo, Imana ibarinde message z'inkuru mbi. Message z'inkuru mbi, basi wenda iyo message uretse ko nayo ari mbi, ariko basi irakaza basi umunsi ugeze hagati. Ariko uzi kubyuka mu gitondo ukakira message ikubwira ngo akazi wakoraga karangiye. Imana y'amahoro itugirire neza. Uzi kubyuka mu gitondo nyirinza kubwira ngo iminsi nkwihanganiye irahagije, ngo urebe munsi y'urugi ngo nashyizemo priyave. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibyo bintu ni ukuri. Imana y'amahoro, Imana y'amahoro iturinde inkuru mbi. Uyu munsi Imana y'amahoro ibakureho inkuru mbi. Ndashaka guhanura ubuhanuzi buvuga ngo ejo nk'iki gihe, ejo nk'iki gihe, tomorrow. Hallelujah. Hallelujah. Tomorrow. Elisa arababwira ngo nimwumve uko Uwiteka avuze ejo nk'iki gihe. Arababwira ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeri. Uzi ibyo bintu ikintu bivuze? Biravuze ngo ikiro cy'umuceri kiri kugura amafaranga 2,000 n'urugero by'amanyarwanda, ngo ejo nk'iki gihe kizaba kigura igiceri cy'ijana. Umva icyo kintu, umva uko kwizera. Yewe, Imana y'amahoro itugirire neza. Hallelujah. Umva uko kwizera, umva uko kwizera. Ngo ejo nk'iki gihe, umva ubwo buhanuzi, ejo nk'iki gihe ikiro cy'umuceri cyaguraga 2,000 kizaba kigura igiceri cy'ijana kimwe. Imana y'amahoro itugirire neza. Kizaba kigura igiceri cy'ijana kivuye ku 2,000. Arangije aravuga ngo ingezi 2 za sayiri nazo zizagurwa shekeri imwe. Imana y'amahoro itugirire neza. Umva icyo kintu. Ibiro 2 by'isukari byaguraga 3,000.
ejo bizagurwa igiceri cy'ijana. Imana ifata bimwe abantu babonaga ko bidashoboka yikabihindura ibishoboka. Haleluya. Wowe ibyo ubona ko bidashoboka Imana yibihindura ibishoboka. We bimwe ubona ko bitakunda Imana ibihindura ibikunda. Imana itugirire neza. Imana ibihindura ibikunda. Bimwe ubona yuko bitakunda, bimwe ubona yuko bitakwemera, Imana y'amahoro itugirire neza. Bimwe ubona ko bimwe ubona ko bitakwemera, Imana ibihindura ibikunda. Nicyo kiyigira Imana, ikora ibyo abantu badashoboye. Nicyo kiyigira Imana, ikora ibyo abantu badashoboye. Bya bindi abantu badashoboye, bya bindi udashobora gukora, bya bindi udashobora, bimwe bya bindi ni Imana ikora nta bimenyetso ureba, nta bimenyetso. Imana itugirire neza. Ni Imana ugira gutyo ugatungurwa, wowe ukavuga ngo buriya ngo bazantera inda ngo mvuye mu kwezi, wowe ugategereza kujya mu kwezi naho inda barayiguteye. Imana itugirire neza. Ni Imana ikora nta bimenyetso. Imana itugirire neza. Kawari umaze igihe udatwita, igihe kikagera ukava mu gihe ukavamo ukagenda, ariko Imana igakora. Yitwa Imana, ikora nta bimenyetso. Hahandi ureba nta nzira, hahandi ureba inzira zose zanze, anko yaguteye umugongo, tonto yaguteye umugongo, abasheri bose bagiye, nta baterankunga, nta shuga dadi, Imana y'amahoro ikaza igakora, ikagutabara, ikagutungira mu murwa, ikakubesha, ikakubera Imana. Ni Imana igitabara bitayisabye kumena urugi. Ntabwo bigisaba kumena urugi y'Imana, neda ntibigisaba kumena urugi. Yo iyije gutabara iratabara. Iyije gutabara nta bimenyetso, nta gacu, nta kintu ubona. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro itugirire neza. Nta gacu, nta kimenyetso ubona. Waragumiwe, ubona warabuze umugabo ukisiga amavuta akagufata, ariko umugabo akaza warazanye iminkanyari, wisiga bimwe mwita fondote, wabyisiga bigavuvuka ukagira ngo ni amatafari washyizeho, iminkanyari yaraje, amatama yaraguyemo. Imana y'amahoro itugirire neza. Wakaza umugabo akagutwara, nyamara igihe wasaga neza ntabwo bigeze bakureba n'irihumye. Iyo ngiyo niyo yitwa Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Yitwa Imana. Imana itugirira neza. Ni Imana igize igakora. Cyagiye bagusohoye mu nzu urimo wibaza ngo nderekeza he, akaba ari cyo gihe umuntu aguhamagara akakubwira ngo maze igihe mbitekerezaho ko nkwiriye kuguha inzu. Iyo niyo Mana. Yitwa Imana igikora. Abaganga bananiwe bakakubwira ngo uyu muntu mureba ahangaha asigaje amezi 3 ngo apfe, bakabikubwira bakakubwira ngo mu mezi 3 uzaba upfuye. Imana itugirire neza. Ukagenda ukabaho uzi ko mu mezi 3 ugomba gupfa, ariko mu mezi 3 Imana ikakugarurira ubuzima. Iyo niyo Mana. Elisa rero arahanura, aravuga ngo ejo nk'iki gihe nanjye ndashaka guhanurira ubuzima bwawe. Ejo nk'iki gihe, ejo nk'iki gihe amateka azaba yahindutse iwawe mu rugo. Ejo nk'iki gihe ubuzima buzaba bwahindutse mu izina rya Yesu. Ejo nk'iki gihe Uwiteka Nyiringabo azaba yaguhaye amafaranga wifuza mu izina rya Yesu. Ejo nk'iki gihe urahamagarwa kujya mu kazi mu izina rya Yesu. Ejo nk'iki gihe Imana iguteje intambwe. Zonima. Ejo nk'iki gihe hari telefoni igiye kuguhamagara. Ejo nk'iki gihe mushumba. Ejo nk'iki gihe hari telefoni igiye kuguhamagara.
iyo telefone ikubwire ngo amakuru, iyo telefone ikubwire ejo nk'iki gihe ndimo ndavuga, ariko aba bantu barimo baranyumva, Imana y'amahoro itugirire neza. Aba bantu barumva Mana ya Aburahamu na Isaka, nimutabyumva ndihanurira, Imana itugirire neza. Ejo nk'iki gihe ndabona hari Imana itugire neza, ndihanurira ni Imana itugire neza. Prophet Emma Karame, Imana iravuze ngo ejo nk'iki gihe, ejo nk'iki gihe urakira umuntu w'umumaro mu buzima bwawe. Ejo nk'iki gihe hari telefone igiye kumpamagara, ejo nk'iki gihe. Imana y'amahoro itugirire neza. Ejo nk'iki gihe, ejo njye ndafashijwe ndatashye. Imana y'amahoro itugirire neza. Ejo nk'iki gihe, ejo nk'iki gihe, ejo nk'iki gihe hari ibintu bigiye gusobanuka mu izina rya Yesu. Ejo nk'iki gihe Imana y'amahoro igiye kuzana, igiye guhuhisha umuyaga mu birere bine. Haleluya. Mu ngune enye zose z'isi, Imana y'amahoro itugirire neza. Mu ngune enye zose z'isi, Imana y'amahoro itugirire neza. Mu ngune enye zose z'isi, haleluya. Mu ngune enye zose z'isi hariyo umuntu ufite ibyawe, hari ukuboko kwari gufasha ibyawe. Uko kuboko Imana y'amahoro igiye kugutegeka kuguhereza ibyawe. Hari amaboko yarafashe ibyawe, ejo nk'iki gihe ayo maboko azarekura. Ejo nk'iki gihe, haleluya, ejo nk'iki gihe Imana izakingura imiryango. Ejo nk'iki gihe, ariko amina nukuri. Ejo nk'iki gihe hari fiyanse wari waraguteye umugongo, ejo nk'iki gihe azakugarukira mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ejo nk'iki gihe urugo rwawe ruzabonekamo amahoro. Ejo nk'iki gihe ubuzima bwawe buzanezerwa mu izina rya Yesu. Ejo nk'iki gihe Imana iguhojeje amarira. Ejo nk'iki gihe Imana iguhaye ubuzima. Ejo nk'iki gihe Imana ikuye indwara mu mubiri wawe. Ejo nk'iki gihe Imana ihinduye amateka. Ejo nk'iki gihe Imana yimuye imisozi. Ejo yo Mana we, Mana ishimwe. Umfasha ngo hari umutwaro umwami yegamiraga sha, ngo hari umutwaro umwami yegamiraga, ngo arabipinga nk'uko hano harimo abarimo gupinga bavuga ngo igihe nasengeye. Hari abantu baba bafite akantu ko gupinga, akenshi bakavuga ngo yifitemo akantu ko gupinga, ngo umutwaro umwami yegamiraga, ngo arangije ngo arabireba. Atariko sha mwagiye mumwitabira ikeye. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo ibyo bintu uvuze byashoboka. Imana itugirire neza. Byashoboka naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru, ibyo bintu ntabwo bizashoboka. Imana y'amahoro itugirire neza. Yo reka nkubwire, Imana ikiyigira Imana nuko ikora ibidashoboka ikabihindura ibishoboka. Ifata ibidashoboka yo ikabihindura ibigize gute? Ibishoboka. Ifata umugaragu ikamuhindura umutware. Ifata umugaragu ikamuvana hasi ikamuhindura umutware, ikamukiza umuruho, igafata amateka yawe ikayagura, warangiza ukamenyekana, yarangiza igahingumba abana zikagira gute? Zigakikira. Ifata abatagira shinge na rugero ikabazamura, igafata uwari umuyede ikamuhindura nyirinzu, igafata, ariko Imana y'amahoro itugirira neza, ikamuhindura umwubakisha neza. Ariko Mana igifata wasunikaga ingorofani ikamuhindura, ikamuhereza indege, ikamuzamura. Ejo nk'iki gihe ubuzima bwawe buzahinduka. Ejo nk'iki gihe amateka yawe azahinduka. Mbese wizeye ibyo? Ejo nk'iki gihe amateka yawe azahinduka. Ejo nk'iki gihe Imana yimuye imisozi yariri imbere y'ubuzima bwawe. Ejo nk'iki gihe Imana iragusekeje. Ejo nk'iki gihe Imana iguhuje n'umugisha wawe. Ejo nk'iki gihe Imana iguhuje n'icyo wasengeye. Ejo nk'iki gihe Imana iguhuje n'abantu b'umumaro
mu izina rya Yesu. Hari telefone ugiye kwakira, hari message ugiye kwakira, ni ejo nk'iki gihe Imana iremye igitangaza mu buzima bwawe. Imana iguhereza umugisha, Imana ikugirira neza. Kristo wabambwe abiyereka. Ntabwo navuga ibintu byinshi. Ngo uyu mutwaro umwami yegamira agasha, ngo arabivuga, Elisa aramureba aramubwira ngo umva, uzabirebesha amaso ariko ntabwo uzabiryaho. Uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Dore ikintu cyabaye, uza gukomeza iyo nkuru hasi ku bice ku murongo wa 3, nuza kubona akanya ukomeza usoma uwo murongo, uraza gusanga uburyo Imana yakoresheje. Imana y'amahoro itugire neza, ikoresha ababembesha, abantu badafite umumaro, babohora igihugu. Ingabo zananiwe, ariko ababembe 4, abagabo 4, 4 personnes bababembe babohora igihugu. Babohora Samariya yose, barayibohora. Imana itugirire neza. Nari mvuze ngo 4 personnes, ariko mujya mukunda gusoma Bibiliya. Iyo nkuru uze kuyisoma uyirangize. Niba hari inkuru ijya inkuru irandyohera. Niba hari ikintu kijye kindyohera, aha niyo masomye, ewe data we, Imana yacu irahambaye, mu ijuru no mu isi mugenzi, mu mbaraga mu rukundo Imana irahambaye. Imana irahambaye, Imana irahambaye, Imana irahambaye. Imana itugirira neza. Twasomye Abami ba kabiri ibice byaho ni 7, twahereye ku murongo wa 1, ariko byibuza uze gusoma ugere ku murongo byibuza, ariko se ubundi iki gice waje kukirangiza, uza kukirangiza kuko ngo ababembe baje kubohora igihugu. Ngo noneho ngo uwo mutwaro umwami yegamiraga, ngo Samariya ngo babona ibyo kurya, ngo uko babyigana bajya kubizana. Rero ngo umwami afata wa mutware yegamiraga, ngo amushyira ku bikingi by'amarembo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo amaze kumushyira ku bikingi by'amarembo, ngo kugira ngo ajye ashyira abantu ku murongo nyine bari kujya kuzana ibyo kurya. Umva abantu bamaze igihe bafite inzara, ngo agiye kujya kubashyira ku murongo. Baramubyize bamutura hasi kugeza ubwo bamunyuze hejuru, bakagenda bazana imiceri bakamunyura hejuru, abazanye akawunga bakamunyura hejuru, abazanye ingano bakamunyura hejuru, kugeza ubwo apfuye. Umuntu w'Imana yari yamubwiye ngo uzabirebesha amaso ariko ntabwo uzabirya. Imana y'amahoro itugirire neza. Uzabirebesha amaso. Reka mbabwire, Imana ifite imbaraga. Nikubwira ngo iragutabaye wivuga ngo ariko igihe yavugiye, igihe yavugiye si cyo kibazo. Mu gihe cyayo Imana ijya igaragara, mu gihe cyayo Imana ijya iseruka. Imana iseruka iwawe. Ejo nk'iki gihe ubuzima burahindutse. Ejo nk'iki gihe akira igitangaza cyihuse mu izina rya Yesu. Ejo navuze ejo, ndavuga ejo my friend. Ejo nk'iki gihe ntabwo mvuga ejo bundi, ndavuga ejo ku wa mbere, tomorrow. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana ibampera umugisha. Kristo abagirire neza. Imana ikomeze kubishimira. Ineza y'Imana ikomeze kubabaho.